ko bamutemaguye ibicece bakajugunyaho. Urumva mama yari kumwe n'abavandimwe banjye, musaza wanjye uheruka gupfa n'uwamukurikiraga bishe muri jenoside, n'uwo murumuna wanjye na Kabucura, ko katoraguwe n'umwana w'umukobwa kuri mama konka nta kibazo. Uwo mwana w'umukobwa Bucura umutoye aza guhura n'umumama w'umukecuru ngo aramubwira ngo mumpe n'umwuzukuru wanjye. Yarerewe muri urwo rugo rw'interahamwe bajya kwica bakagaruka, ariko Imana irarinda ntacyo we bamugize, yari uruhinja. Abo bandi musaza wanjye na murumuna wanjye usigaye bo bakajya abana 7 narabyaye, ndi umubyeyi. Fura yanjye ifite imyaka 30, yarangije kaminuza hashize imyaka 7 n'umukozi. 2 umwe agiye kuyirangiza, undi atangiye mu wa mbere, na Twabucura tukiga secondaire. Wacu hari twari munsi y'umuhanda neza, iyo mitingi zabaga z'amashyaka zikabera mu bice byegereye uruganda rwa sima, iyo zasozwaga baturuhukiragaho, bamanukiraga ku muharuro, nuko ubwabo bukatwica. Nihuse rero ko iyo tariki yasakaweho amakuru ko Habyarimana yapfuye, abantu twagize ubwoba nk'uko nabivuze. Umuryango mbona bahungabanye, mbona ubwoba ntigeze kubabonana mu rugo, dusa nk'abakoze inama. Umuryango wari wegeranye, uko twari dutuye umuryango wari wegeranye, bene wacu batuye hafi aho. Nkabona bagize ubwoba bati noneho karabaye, turapfuye turashize. Mu gihe kidatinze batangiye kuza batwara umwe, bamutwara kumenya aho bamujyanye. Ndibuka ko batwaye marume baramukubita bikomeye, yagarutse mbese nta buzima, ubona yanegekaye, ariko uwo munsi ntiyapfa. Mu Bugarama rero jenoside ntabwo yahise nyine itangira byeruye kuri uwo munsi, cyangwa se mu minsi ikurikiranye yo muri uku kwezi kwa 4. Hariho confusion, ngira ngo batazi ugomba gupfa rero kuko hariho MDR power na MDR isanzwe. Aba MDR power nabo bari bafite ubwoba, ariko kuri tariki 7 ntabwo twongeye kurara mu nzu, tucyumva izo nkuru. Amaradiyo yavugaga ibiri kuba, ntabwo kongera kurara mu nzu twabikoze, ahubwo twajyaga mu gihuru nijoro. Ndabyibuka inama zarabaga zikabera muri Simerwa, ariko badasobanura nyirizina ko bagiye kwica Abatutsi. Nicyo cyatumye bigenda bigera ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4. Niyo bicaga umuntu bamwicaga nk'iminsi 3. Bibaze kwica umuntu ntahwane, bakamwica urubozo icyumweru cyose. Biza gusobanuka rero uko sensibilisation yarakorwaga, bati umwanzi ni Umututsi, nimureke kwitiranya ibintu. Ku itariki 15 ni ukuvuga ngo buri mugoroba twamenyaga amakuru. Inama zaberaga muri Siberwa, hakabamo ibyayo byose, abantu ntago bangwa na bose, hakabamo uza gutanga inkuru ngo ejo muzapfa, bakanaduhumuriza cyane. Hari umuntu wavuze ku by'amadini, ndibuka ko sogokuru yari pasiteri, ariko harabaza kutubwira umurongo wo muri Bibiliya, kugeza ubu ntago muzi, ko ubwo bwoko bwatanzwe ko bugomba kuribwa n'inkongoro. Ngira ngo nibyo byatumye benshi batanahunga, bumvaga nyine bagomba gupfa. Ko twegereye i Burundi, Bugarama ihana urubibi n'u Burundi, ihana urubibi na Kongo. Iyo abantu baza kumenya ko ubwicanyi bugiye kuzafata
intera nk'uyo bwafashe ahari abantu bari buhunge, ariko abantu bagumye hamwe baricwa. Nge rero ku mugoroba w'itariki 15 hari marume wankundaga, yari umuhererezi kwa sogokuru byaramunwa, yavuze ngo harya ubu koko dupfire gushira, angira inama yaho njya kwihisha, ati jya kwa runaka kandi jyayo vuba bataguheraho. Koko ndagenda, aba n'umwana ambwira umwana wari mu rugo ngo amperekeze. Aho nari ngiye kujyana mu rugo rw'umugabo wari umukontabure wa Simerwa, kurugeraho ninjye ahubwo koko bari bagiye guheraho nk'uko yabivugaga. Nagiye mu masaha ya 12 z'umugoroba, mpura n'abasore kandi duturanye, ariko bigira nk'abatanzi, bigira nk'abambonye bushya, baturajyahe. Ntingiye hepfo aho ku rugo narurebaga, baticara ngaha tubanza tugiye kubaza ko bakuzi. Koko bajyayo basanga umudamu ni uriyo, bamubwiye aravuga ngo ningende. Ariko iryo joro baraye bahamagaye mu urwo rugo ko haje inyenzi. Nyir'urugo ababwira ko atari inyenzi ahubwo ari umwana arihirira ishuri. Ubwo twari babiri, umwe mu gitondo bwakeye bamubwira ngo subira mu rugo iwanyu, nibaza no kureba basange hari umuntu umwe. Yaragiye ariko ntiyageze mu rugo, yagarukiye mu nzira kuko yahuye n'ibitero, yahuye n'ababyeyi badafite n'icyo gufatamo umwana. Ndibuka ko igitenge yari yambaye yagihaye umwana, yagihaye umumama wagiheke mu mwana. Tubona aragarutse. Kuva ubwo sinongeye kugera habona, twihishe mu byumba. Tariki 16 baratema, barica, bararasa, biba umuborogo. Hashize igihe gito reka nihute, ukwezi kwa 4 kurangira, ubwo nari aho mu nzu, nyogokuru aza kuhaza ariko sinamenya ko nahari. Hari na oncle wahahungiye, we baramutanga, arohwa mu mugezi wa Rugiro. Abandi nkamenya amakuru, hari abantu b'abakiga bari batuye aho, Banyaruhengeri bakoraga muri Simerwa. Harimo umwe wazaga w'umumama gutanga inkuru, nkumva biravugirwa muri saro ngo Simoni bamwishe. Uwo ni marume wambwiye ngo genda bane muhe kuruhuka. Akavuga amazina, numva nanjye nanasohoka nkagenda, ko numvaga kubaho ntacyo bikimaze. Ariko nagumye aho. Hashize iminsi mike habaho ikintu cyo kuvuga ngo abantu bihishahishe begeranyirizwa kuri Simerwa, babatware muri stade Kamarampaka. Nuko nageze muri stade, badupakira mu Daihatsu, badutwara nk'abatwaye ibishingwe, kabigenda imodoka ikagucugusa ukenda kuva mu mutima. Ariko tugerayo, ngerayo nagiraga amatsiko, ndabase tugiye muri stade ukora iki? Sinzi uwo nabajije, nabonaga ari nk'umutandi boy. Aravuga ngo bahajyanye muri stade ko bagiye gushaka n'ibikoresho. Ntibikoresho ki? Umumama wari iruhande rwanjye yambwira ati ceceka wagakobwa we. Ndaceceka. Tugeze muri stade, ubwo twagiye kuva mu Bugarama kujya muri stade Icyangugu, imvura itunyagira. Hageze nahasanze abandi benshi bahahungiye bicaye muri tribune. Umuntu yicaraga nk'uko mwicaye atabasha guhaguruka ngo ahave, kuko barahavaga undi akahajya. Muri stade yo twahuye n'ubuzima butoroshye, ntacyo kurya, barica. Prefe Bagambiki n'abasirikare babitaga aba beret noir, ubwo abajandarume bari aba beret rouge. Aba beret noir nibo nabonaga bazanye na prefe, bakaza kurobanura abagabo n'abasore, abana b'abasore, umwana w'umuhungu wese. Bitwazaga amafoto.
nayo ifite igikomere kivuga ko ntazongera kwifotoza. Nabonye ifoto zikora amabara, ifoto bakaza bakakureba cyane ko abana b'abahungu babambikaga imyenda nk'iy'abakobwa kugira ngo nibura baguhishe, ariko ifoto ntiwayicika. Bakabasohora muri stade bakurura hasi, umuntu yabaga atanabishaka bakurura bamwica urupfu. Ibyo bintu twabibayemo byo gutwara abantu gutyo, inzara ari yose. Usohotse abatuye hafi ya mu bice bya Kamembe cyangwa se hafi ya stade, hari nubwo basohokaga kubera inzara bashaka kujya kureba ko hari icyo kurya babona. Uwagendaga atyo ntiyagarukaga. Hari n'uwagiraga atyo akarunguruka ku muryango wa stade bakamuca ukuboko akagaruka atuzuye. Ibyo byaduteye kumva dushaka kuvaho. Abantu baravuga ngo aha hantu nta buzima buhari. Abagabo baravuga bati mwa bagore mwe namwe bagabo nimuze duhungire muri Kongo. Ikintu kitaye kinoroshye kitaye no gukunda rwose. Ati kuko intego iriho nuko abagabo bashira, abagore n'abakobwa bakazabarongora. Turabyumva twumva nibyo. Igitondo kimwe turabyuka turanasenga, mu masaha 11 turasohoka. Ariko abantu bagarutse muri stade bari mbarwa kuko twarindwaga n'abajandarume basimburana buri cyumweru. Umva twari tubacitse, barasa mu kirere baraduhururiza. Nibwo nabonye intera hamwe byanyabyo. Narasohotse mu bari basohotse, ariko nsohoka numva ningera muri Kongo naho n'urubyiruko twari kumwe batuzajya mu Nkotanyi. Ntabwo twageze ku cyo twashaka kugeraho kuko baradutangatanze. Abasirikari intera hamwe bateze amahwa mu nzira, imifatangwe, nuko badukoresha inama mu nzira bati nimusubireyo. Ariko ntibari bazi aho tugiye. Twababeshye ko tugiye kuri prefecture, ko hariya muri stade nta buzima duhafite. Badusubizayo ngo bagiye gukemura ikibazo dufite cy'ubuzima. Turagaruka mu gihe gito bubakamo amahema za burende muri stade. Tutaranazijyamo baravuga ngo no, umwana w'umuntu azakina, azakenera gukina, murimo murangiza stade. Niho hafashwe icyemezo cyo kujyana abantu bari muri stade ahantu hitwa Nyarushishi. Mu by'ukuri kujya Nyarushishi wumvaga ko utagerayo, cyane ko abagabo bo bagezeyo n'imbarwa. Bazanye amabisi, njye sinahise ngenda ku ikubitiro, nahetse ngo mbaze ndore ibyo ari byo, nkajya nihishahisha ibisi zikuzura. Ariko mu nzira bajyanaga bakuramo bica abagabo, cyane cyane abagabo. Ariko kuko ryari hamwe ko tuva muri stade twese twagiye Nyarushishi. Ku musozi witwa Nyarushishi ni ahantu muzahasura ababishoboye. Niho twabaye tubabara ku musozi, nta kurotiriye nyine. Igihe bashakiraga uwo bashatse baramubonaga, ariko n'ubundi twakomeje kurindwa n'abajandarume. Mu gihe gito nko mu kwezi kwa gatandatu marume araza, ariko mbere y'uko aza asubira inyuma gato, bapanze kutwica kugira ngo basibanganye yuko hari abatutsi bahungiye ku musozi wa Nyarushishi. Umunsi wo kutwica ngira ngo nimugoroba hari uwabibwiye umuyobozi wa gendarmerie. Twazindutse saa 11 tubona abajandarume bafashe position inkambi yose bayigose. Mu by'ukuri ntitwamenye ikiri kuba, ariko no kuvuga ngo utari ufite amazi mu nzu yarabwiriwe. Uwo munsi ntabwo nibuka itariki, nibwo Abafaransa baje. Nibwo baje, namenye amakuru ko baje ibyo kutwica. Twabyutse tubona abantu, usibye abajandarume bari batugose, ukabona igishanga, hari igishanga kirimo icyayi kiri mu kabande k'uwo musozi wa Nyarushishi. Abantu benshi, abagabo n'abagore n'abana
tukagira ngo barahunga, nubwo tutari tuzi se barahunga iki, ariko abo ngo bari baje bafite gahunda yo gutwara imiceri, mbese ibiryo Croix Rouge yatutungishaga aho ngaho, bari baje kuba ari byo basahura nanone. Ariko mu Faransa aje bajya kumwereka ibikorwa byiza byo kwica bari gukora, bajya kwereka abazungu aho ibyobo bari kurundamo abantu. Ibyo bintu byatumye badatanga sinyare ngo batwice, kuko bari bavuze ko batanga sinyare noneho bagatangira kutwica. Abafaransa batuma icyo gikorwa kitaba. Twababonye nko mu masaha ya 11 binjira mu nkambi, imodoka nyine abazungu, tubona imodoka zisuka abazungu. Ndi umwe mu bantu bavuganye n'Abafaransa, yego, dusanze aho twicaye, of course mu Gifaransa nari nzi nabashije kuvugana nabo, babwira ko ababyeyi banjye bapfuye, ko ndi njyenyine. Numvaga ndi njyenyine kandi koko nta makuru y'iwacu yandi nari mfite. Uwo munsi ntitwapfuye, ariko inkuru abantu twavuganye n'Abafaransa, inkuru yasakaye ku isi hose. Ntabwo nari bubimenye, ariko mu gitondo abajene bakoreraga Croix Rouge, babandi bazaga gutanga nyiri ibiryo bari mu kazi, harimo uwo tuziranye wari waraturutse mu Bugarama, arambwira ati abatutsi muri nzoka koko. Bavuganye n'Abafaransa rero, ati abantu mwese mwavuganye n'Abafaransa murapfa. Bari bazi ko abantu bafite ubwenge bashize, none mwatinyutse. Ngiye icyo nakoze nawe ubwene n'ubundi twarapfuye. Ariko mu kubaho cyangwa se no kuba muri stade ngo twari kuzaba imisego ya Habyarimana, ngo niyo papasi bari bafite mu kutujyana muri stade bakazatwica bashyinguye Habyarimana, mbese tukaba imisego. Twabaye aho kwezi kwa 7 kuragera. Abafaransa urumva nibo bahise bafata gahunda yo kurinda inkambi, abajandarume ntibagarutse. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7 inkotanyi zifata igihugu, twabibwiwe n'Abafaransa. Nyuma gato tubona impunzi, ngira ngo na Radio Rwanda yarahanyuze, bajya Kongo, abantu bahunga benshi cyane. Turabimenye nyine, waba ufite n'amatsiko kegera hafi kamenya ibiri kuba. Tumenye ko inkotanyi zafashe igihugu. Barume nababwiye rero warokotse n'uyu munsi ariho, numva inkuru ko yaje ari mu nkambi, yazanwe n'Abafaransa. Yari yarisha ahantu bitazanya Mubembe muri Nyakabuye ku mukorege we, ariko uko yigaga muri Kongo bari bazi ko yapfuye, ntago bari bazi ko yari ahari ari mu Bugarama. Nicyo cyatumye abasha gucika ajya kwihisha aho hantu yihishe muri za Nyamubembe. Aje duhita tubana n'utundi twana ba mama bavukanaga. Nta muvandimwe wanjye icyo gihe twari kumwe, nta mubyeyi wanjye. Marume rero aje turabana. Hashize igihe gito nk'uko inkotanyi zari zafashe igihugu, twumva dushize ubwoba, twumva twajya i Kigali ko ubuzima buhari. Nta makuru twari dufite, ntitwari tuzi ngo inkotanyi zirahagana he. Icya zone turikwaze nakimenye nyuma. Twerekeza ku muhanda ngo tugiye i Kigali, tujya gutega imodoka. Haje bisi, za bisi za Onatracom. Marume niwe winjiye mbere, azi ngo tugiye kubona nyine deplaçment itujyana. Asanga yuzuyemo abasirikari, nta ntebe n'imwe irimo, ahita banuka. Ntacyo batugize, yarakomeje iyo modoka iragenda. Ariko murabizi ko inkotanyi zigifata igihugu, abantu batangiye kugaruka, uko ubutumwa bw'ihumure bwaratangwaga. Abantu baragarutse. Ubwo rero twateze imodoka, taxi yari itwaye abantu bahungutse. Twe twiviriye mu nkambi tutazi ibyo ari byo, twinjiye mu modoka tuvuga ko tugiye i Kigali, kandi ntibarengaga Igikongoro. Bataha abantu bagiye i Kigali ni bantu nyabakira. Marume akambwira ngo pfuka ako kazuru wowe urarabura.
twageze ku Gikongoro tuhasanga koko abantu benshi cyane bari guhunga bava za Kigali n'ahandi. Turitarura gato tuva Gikongoro tujya twerekeza i Butare n'amaguru, tugera ahantu bita Ikizi, niho inkotanyi zari ziri ku mupaka wa Gikongoro na Butare. Twarahageze tuhasanga abasore ariko ugahita wibwira ko ari inkotanyi. Icyo gihe nyine bambaye nazo ya myenda ya mukotanyi, basaka imodoka ziri kugarukana abantu bahungutse, abanyamaguru. Natwe nyine twicaraho tukumva nta n'ikindi dukeneye uretse kuruhuka, ko twari tubonye ubuzima. Inkotanyi ni ubuzima, niyo bivuga mujye mubyumva neza cyane. Inkotanyi ni ubuzima. Twarahageze twumva ubuzima buragarutse, tugeze mu bantu batari buduhe urupfu, baduha amazi turanywa. Turahatinda basaka baje, umwana avuga ngo ese ngo muzi impamvu ngo mwebwe batari kubasaka nuko nta kintu mufite. Yateraga blague, turaseka, urumva ubuzima bwari bwaje. Twaraye i Butare hirya gato, bucya dukomeza mu mujyi tubona kuza i Kigali. Ariko mwabantu mu nzira imbwa wagira gutyo ukabona imbwa itwaye umutwe w'umuntu mu bishanga, abantu imirambo yari cyaho. I Kigali twarahageze turahaba igihe gito dushaka aho kuba, ariko jye nahise nsubira i Rusizi, nahise nsubira i Cyangugu. Nahuye n'abakozi ba Simerwa, abayobozi b'uruganda bari baje Kigali, bambwira ko nyogokuru we warajyanywe n'abahunzi aho yari yihishe yaragarutse. Nta nyogokuru ubyara mama. Nuko navuye i Kigali nsubira mu Bugarama umwaka wa 1994 uri kurangira. Mu gihe gito menya ko mama yapfuye, yaguye ahantu bita mu Gishoma, yaronsaga Bucura. Menya ko umwana yonkaga intumbi, menya ko musaza wanjye umwe yapfuye, twari batanu. Musaza wanjye bamukereje amaso, amukuramo amaso ntibamwica, baramureka Marinisa. Musaza wanjye unkurikira sori amaze igihe cy'umwaka apfuye, niwe wamuhekaga, ariko ngo akamubwira ngo shyira hasi n'ubundi ntatuma nawe upfa, ndeka nse n'ubundi narangiye ntacyo maze. Akamugenda bigeze aho amujyana mu rugo ngo bamwubikaho umuvure, naho ubuzima bwe bwarangiriye. Ntitwamushyinguye, yariwe n'imbwa. Ubwo ngeze ku babyeyi banyu, mama umbyara hashize muri iki cyunamo niho numvise ntazi ko twamushyinguye, cyangwa se nkumva nta makuru ye yuko yaba yarashyinguwe. Mbaza murumuna wanjye unkurikira ubwa kane, arambwira ati mama se twari kumushyingura dute ko bamutemaguye ibicece bakajugunyaho. Urumva mama yari kumwe n'abavandimwe banjye, musaza wanjye uheruka gupfa n'uwamukurikiraga bishe muri jenoside, n'uwo murumuna wanjye na Kabucura ko katoraguwe n'umwana w'umukobwa kuri mama konka nta kibazo. Uwo mwana w'umukobwa Bucura umutoye aza guhura n'umumama w'umukecuru, ngo aramubwira ngo mumpe n'umwuzukuru wanjye. Yarerewe muri urwo rugo rw'interahamwe bajya kwica bakagaruka, ariko Imana irarinda ntacyo we bamugize, yari uruhinja. Abo bandi musaza wanjye na murumuna wanjye usigaye bo bakajya